umaze igihugu mu kigali kandi sinakubwiye ya ariko ndimo gukora ariko ya nanjye nari reka twicare tuganire twicaye imyaka iri neza aho simundi hano hantu wagira ngo ntawe baserivisi bahari reka tubyikorere mbese nawe ukakuremera witeze siko mbona none ugenda kurushaho kuba ikibuke ikombeshe aya ntabwo gusa niko tutari duherukanye niyo mpamvu duherukana shashine n'imyaka nk'ibiri nagize akazi twakoreraga mu Rwanda noneho kampani nyine twakoreraga biba ngombwa ko bakohereza gukorera hanze ubu narindi gukorera muri South Africa naje maze nk'icyumweru nyine bigize aya South Africa haba klima nziza haba amazi uba nko muri weekend hari gitwabona akaruhuko ndetse nuko wajya gutembera ku mazi so warumeze ute se muri make shasubize ubuzima bwa bugo gase byararanga nararangije ko akazi nawe karabona oya nta kibazo buri muntu wese aba afite ibintu bye akazi ntabwo kaburanye ko ufite abantu mwiganye ufite inshuti nawe nanjye ndimo hano nta barumani uharira gusirire umwanya wose tumazanga nta muntu wese ko twakira niko uvugiye twagira anga nabo muri mate nuko mwakira abantu yemwe namwe murakatwa usi wamamagara kuriya kugira ngo boss anyirukane oya rero mama asakwa tumazanga uzi yuko wagira ngo ntabwo wamuzi erega tuba dufite akandi kazi ntabwo ari mwe bakiriya mwenyine mushaka iki dushaka ibintu by'imitobe nka fanta birahari zanire fanta ko we tuguye ikimamusha abantu nk'abariya wakira ndabona natinze wagira ngo niba yagiye kuzivana muri Uganda simbi yitwaje ba boss musiko nakufunguza rega kubera pressure mwa mwashize mu bantu reka nose fagitire namaze kuyikora murazinywa ntimuzinywa sana fati koje ariko muranywizi cyangwa muzireke okay ntacyo umva se tuzigiye kandi ikibazo niko tuzanire ari cyo kurya urushati ntiziraboneka hari birara okay nta kibazo zanire hafi kandi ntimwongere halo ntabwo nakubeshe ndimo ndaza sheri ndi kuza nanihuta nategereje akamuto mbona ntabwo ndi kubona ndi gutuma akagenda buke buke ngo ndebe ko nyibona ariko mu kanya gatoya mabusha reka mbahereho nabonye ari mwebwe hari mushobora kuba genda oye mabusha safi ase niko uteye nge simbizi wasanga ari kamere cyangwa se wenda aba ari gushinga nta wandi naganiriye na Grand Seri na Petite Seri wa Pinto yambwiye ukuntu bimeze nyine ko nakazi ufite ndavuga nti umuntu twiganye twasangiye akabisi n'agahiye twasangiye inkoni za animateri batuvuguta mu cyondo hamwe ntago namureka kugira ngo abe ari aho ngaho gutyo mu gihe ngiye Imana yafashije nkabona akazi ntago navuga yuko mfite byinshi cyane cyo kuba nagufasha ariko uko biri kose ntago nanone ubushobozi ufite si nakwikubira ngo ndeka abandi bantu twagoranywe tukajyana imihanda tukajyana iki ubwo rero uraza kumbwira ikintu ushoboye kuba wakora then turebe uburyo nagufasha muri iyi minsi ndi hano kandi okay nina nagenda nyine biragoye
ntabivangavanga byari ngombwa yuko njya kubaza cyo kuze nanjye nayabonye nabikora urumva biriya bintu wabikora nabikora njye mu batuye kano kantu kakugiyeho agasimba kari kuzamuka ntabwo mfite ubushobozi buri hejuru kuko urabizi ko tumaze imyaka 2 tumaze kwiga maze umwaka umwe mbonye akazi kandi ubwo nari nkiri muri bwa bushomeri urabizi umuntu ari no kwiyubaka ariko byibuze ntabwo nakugurira ibihumbi 200 byo kubuhereyeho 200 200 rero n'ibindi bizagenda biza nyine mana we mana ihabwa icyubahiro ntabwo byumva nta kibazo rwose tuzagenda tukora kandi Imana izagenda iduhisha uyu munsi ndaboneke oya nibishe kuko ahubwo ituma ukamite nyaguha kugira ngo ubone ko biriye nyafite hano kuri phone ukamite nyaguha 200 nanagushiriyeho ayatikiye 50 wa mukobwa si atari kuza mwabunye agasuzuguro nabitaze boss nizere ko byabaye byiza fagitire nta kibazo ubwo dufite kode no kwishyura cash byose turabyemewe turashira kuri kode ako mutima waje nk'ibi wanyweye mabuja iyo nanjye nabonye usohokana ugira gute se ugasohoka wagize we n'ubu uri hano harimo kode ya mama ubwo reka mbwire manager reka kanishure manager nze nguhe kuko iyi nimero sibijya kwa manager yego shiramo nimero yawe nawe ngutwara nabundi rega boss nta mutima mubi nuko hari igihe nawe yagize nabi neza kuko nta kibazo sawa ngushiriho 12 nta n'igihombo umunani oya reka nta kibazo amafaranga arahari nta kibazo reka nyine mvure n'uwo muntu ariko buca maze no kuba mwiza no gusenga cyane uri ibintu byose udasizemo gusenga ntabwo cyane kuzagutumira muri South Africa ukaza ukadusenga ubwo se ngo nahagera we South Africa amafaranga naboneka nta kibazo basi ufata moto ukambira nkaza kuyishyura bazi oya ibintu byo kwivuna ntabwo ari ngombwa ese wagiye umenya yuko tumaze kuba abantu bakuze okay ngaho banguka amasaha ngaho yose ko nakumenyera se none ngiye nazi kuraza kuva hari imbere hariya uvuye yakora nakumenyewe wow yambi umeze utasi kibebe Nise neza ndabona wari urimo kwifata neza none se yanjye nayitumijeho kare cyangwa be cyangwa hari akana kagira gato mwari muri kumwe sha mwimeza neza natumijeho inkoko rero none uwo wabimenye ko nari nanayikumbuye ngenda ryagaho gatoya oya ni yawe ryagaho gato wahaze rero ubu ndanayipfunyika nisaguka ujyana mu rugo umbase wabankuse mwana iriye nkoko yizane vuba umuntu ave hano ushyiraho n'agasarade ku ruhande mubwira ibyo ushaka byose nta kibazo bikuza umva serive nkiriho agasarade ku ruhande ngiye kandi unkorere n'agafiriti nari ndi kubwira ntabwo ndi kwihuta nimugoroba twanyara ahantu ufite imana ndahita ngenda ariko wa gatanu gahunda ariko uzagerageze noneho ese ugarutse biteze
Ubaka namushaka. Uranshaka Sibure ndaje Bisa na mama wangu. Jamani shangazi. Shangu nini nakushaka? ugenda nakwitse kanjye kayitira ariko ngira ngo nkotsi y'agakobwa iturutse he bite se kugaruka Nasi niyo nama mbwiraga. Ndetse mama yagushakaga cyangwa uriya nishaka. mama akora kese babyereka ibyo Iyi nisura mukecuru. Uko mbwaga ngo uriya nishangazi nyine cyagiye naringiye mu nama noneho sinzi ngageze hano kuko ngo yaravuye mu rugo nyine aho ndi kuba muri iyi minsi bahita bamubwira yuko ngo ndi hano nageze aha ngaha arampamagara arambwira ati ngwino tuvugane ndagukeneye ndavuga ngo reka nze murebe kuko yarampamagaye nyine si ureba se ko usanze tunangana ntabwo ari ibintu mu rugo se sinakubwiye ko mfite inama iraza Sinama urayiraraho. irageza nka saa tanu oh sheri sheri Ngo sheri. Sheri koko. Uriya muntu mukecuru. Cyangwa ngo ni shangazi wawe. ubundi iyo shinzi y'umukobwa ikujyana hehe hakutoye kujura ntendeka Ese ngewe gusa ntuzi bya bindi byateye nyine ubu se nkuriya mukecuru koko. bavuze sheri ntabwo bikaze mbese umwana wawe ntiwamuteshe Ni umwana wawe. Ntabwo ari ndaje umva ndaje mburese shangazi. ariko nawe sheri utoye kujura ntendeka utoye kujura Sheri sheri. okay turaza kuvugana Oya iyo sheri. Reka tuze kuvugana. Oya hoye umva nkubwire. Reka nkubwire. Ntasubira inyuma tuga. Oya, Oya genda. mbabarira. turaza kuvugana ashinze umukobwa imunkuye mu maso ubundi ndeba hehe no ubundi reka nkubaze ikibazo kimwe cy'amatsiko ntirashinze y'umukobwa ubundi nemeye gute ko inkura mu maboko utuye kujya urantendeka ariko kuvuga neza ntabwo utuye kujya urantendeka ahubwo ngende reba nk'igihema aya mafaranga ari ntuza nayishe sibyo ufatemo ka transport nyine ngo turavuga sibyo waza kuvugana nta kibazo ndakubwira kuri telefone ariko ya gahunda ku cyumweru sheri nushaka uzajya unendeka